Nkuko bigaragarira buri umwe wese barasa neza, bambaye neza, barishimye, makeup nziza cyane, flowers to them, bitandukanye nuko basanzwe bagaragara muri video zabo. Ndabakunda kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi muri hangana rero ijwi ryanjye nago rimeze neza cyane, ariko nago biri buze kumboza kubagezaho iyi nkuru nziza nabazaniye. Abo ni bandi? Abo ni Nasieku.Baje na Kaito cyangwa Kaitora kuva mu itsinda rya Elfa House. Ushobora kwibaza ngo habaye iki, bari mu biki, bimeze gute? Nyuma yo kubagezaho byinshi ku itsinda rya Elfa House uko ryatangiye naho rigeze, tuje kubabwira ko ubu itsinda rya Elfa House riri mu byishimo bidasanzwe nyuma yo gutsindira igihembo cyangwa igikombe cya Dance Influencer of the Year nk'itsinda ribyina ryahize abandi. Akaba ariyo mpamvu ubona basa neza muri iyo video. Nkuko mu kiganiro cy'ubushize twagerageje kubabwira byinshi kuri iri tsinda, imikorere yaryo ndetse nuko ryatangiye, ubu rikaba rigeze ahantu kure biturutse ku bafana baryo nawe urimo, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye rigenda rigaragaza, bityo bikaba bituma bagera ku nzozi zabo. Nkuko ubu bahawe igihembo cya Best Dancer Influencer. Nkuko iri tsinda rigenda ritera imbere ni nako rigenda ryifuzwa na benshi, aho byatangiye ari babiri gusa, ari we Klausi na Nasieku, nyuma hiyongeraho uwo bita Tonio na Katha, nuko haje n'undi w'umukobwa bita Kaito cyangwa Kaitora nkuko wabivuga wirihirnye, nawe aza kwiyongera kuri iryo tsinda ryari rimaze kuba ry'abantu bane, ariko nawe akaba ari uwa gatanu. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ko ubu ngubu bari mu byishimo byiza cyane, biteye ubwoba kuba bahawe iki gihembo cyiza cyane cyo kuba barabaye aba Best Influencer Dancer baba ladies cyangwa b'abakobwa. Bikaba bikomeje kubashimisha no gutuma bagera kure. Nawe ushobora kuba uri mu bantu batumye iri tsinda rigera kure kubera likes, comment ndetse n'uburyo wakomeje kubagaragariza urukundo. Rero abo twavuze nibo babashije gutsindira iki gihembo cya Best Dancer Influencer. Nubwo iki gihembo cyitiriwe The Elfa House, ariko cyafashwe n'uwo bita na Nasieku na Katha ndetse na Kaito, ari nabo bahagarariye iri tsinda rya Elfa House muri rusange. Ubwo twakwibaza impamvu Tonio na Klausi batabonetse, wasanga ruko iki gihembo cyahabwaga abakobwa cyangwa abari n'abategarugori. Rero iki gihembo bagihaye The Elfa House n'ubundi ariho bisanga muri iri tsinda nkuko mubibona, gusa ibyo ntibyakuyeho ko bakiri itsinda. Rero uwo bita Klausi ndetse na Tonio n'ubundi nago bari kure, nabo bari hafi kugira ngo baze bafeleste abakobwa babo cyangwa abamemba babo basanzwe babyinana muri The Elfa House. Nibwo itangazamakuru ryo muri Kenya ryegereye aba bastari, niko nabivuga. Abanyamakuru bati kuki ari mwebwe bahaye igihembo, n'ubundi basobanura bavuga ko nubwo ari batatu bahari, ariko ko bahagarariye itsinda as The Elfa House together, kandi ko babikesha itsinda ryose Klausi na Tonio ku bufatanye bwabo, kandi ko ari ibyishimo kuri bose. Bati spiritually we are together and we are here to present them as the team. Wow, this is so amazing. Nanone bati ese ko mufite aba competitors benshi mukora bimwe ariko still mugatsinda, mubigenza gute ngo mube mwabitsinda? Nta kindi basubije bati dukorera hamwe, turakundana, turumvikana, kandi buri umwe wese akamenya intege nke za mugenzi we cyangwa bagenzi bacu. Ubu bagenzi bacu ni turi kumwe, gusa ibi tubonye tubikesha abo. Umunyamakuru bati ese ko video zanyu nanone zikunzwe, mukoresha irihe banga kugira ngo zikundwe n'abantu batandukanye? Nasieku niwe wasubije bwa mbere ati twe tumenye icyo abafana bacu bakunda, akaba ari cyo tubaha. Ikindi tugerageza kuzana content bakunda ndetse no gukoresha ama video afite karite ku buryo akurira aba yireba. No kuva yuko iyo mureba video z'aba bantu ziba zikeye zisa neza, nago bakoresha telefone, akenshi bakoresha kamera, kandi ubona ko kureba video yabo aba ari ibintu byiza cyane. Si ibyo gusa kandi yakomeje avuga ngo kandi tukabiha umwanya, iyo ari nk'umukino at least dukoresha iminota 30, yaba ari dancing video tugakoresha iminota 5 cyangwa 6. So biterwa n'icyo tugiye gukora, gusa birumvikana ko umukino udutwara iminota myinshi kurusha dance. Uko niko Nasieku yasubije. Bakomeje bababaza ibibazo bitandukanye, banabaza Kante bati ese Kanta wowe ubigenza ute kugira ngo ubyine neza kandi unakundwe, dore ko benshi baba bibaza ku mubyibuho wawe ariko ukabikora neza ugereranije na bagenzi bawe uko bangana? Nawe bati njyewe
byose ni Imana. Kubyina n'ubuzima bwanjye, ngewe ibinera kubyina bishobora gutandukana n'ibyundi, gusa I feel it when I dance it's like my brain has gone, I just feel happy, so I just let the music take a hold of me. Wow, yasubije neza cyane. Uwo rero ni Katha asubiza umunyamakuru impamvu we ashobora kuba abyina neza kandi ubona ko abyibushye, nyamara biba bitoroheye abantu babyibushye kugira ngo babe bakwiterura bingana nuko abigenza. Twababwira ko Elfa House ikomeje kwamamara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kandi ko hari icyo iri tsinda rifasha abarikurikira gutanga ibyishimo, umunezero n'ibindi. Iri tsinda kandi rikomeza rishimira abakunzi babo barikurikira umunsi ku munsi, ngo kuko aribo bakesha intambwe bagezeho. Imbuga nkoranyambaga zose bakoresha ngo barashimira cyane abantu babitayeho. Nanjye rero reka ngushimire wowe wahisemo gukurikira ibiganiro byanjye, kandi nagushimira nakugejejeho. Ibyiza nuko wakora follow, comment kuri TikTok, naho kuri YouTube ni Ntagara Official nk'ibisanzwe. Ukomeze ubone byinshi kandi byiza banaguteguriye. Ndagukunda cyane, nkwifurije guhaha ukalonka. Ciao ciao.